turi kumwe hano kuri channel yacu ya YouTube ikanikire by Mbijojo. Hari igihe rero umuntu aba afite email yiwe kandi ariyo akoresha mu bintu byinshi nko gusaba akazi, gushaka ibintu by'amashuri n'ibindi bitandukanye, bigasaba ko iyo email azakoresha buri munsi. Urugero, hano mu Rwanda dufite system imaze iminsi yarazengereje abantu cyane bikomeye, mifotara, none ugasanga umuntu yibagiwe email, noneho bigasaba ko ahamagara mifotara cyangwa ajya kuri mifotara kugira ngo bamukuremo email yibagiwe, bamushyiremo email yibuka muri system kugira ngo abone uko akora application, kuko ntabwo aba yemerewe gukora konti ebyiri muri system imwe ku ndangamuntu imwe. Bivuze ngo hano rero ngiye ikintu ngiye kubafasha ni ukugira ngo muze kugarura ya email mwakoreshaga kuri mifotara cyangwa ku zindi konti cyangwa mu zindi database. Hari database mu Rwanda tugira nyinshi cyane za SDMS, za Roda, za RDB, Irembo n'izindi system zibaho zikenera ama username na password cyangwa iyo twita credential. Ariko iyo wibagiwe email rimwe na rimwe usanga biri kukugora kubera ko uba utemerewe gukoresha indi email ngo ukore new account, ahubwo usabwa kwibuka email ya mbere kugira ngo ube wakora konte yawe ukomeze ukore ibikorwa wakoraga. Hano rero nicyo ugiye kubafasha. Email iri ku dashboard ni yanjye, nshaka namaze nkayibereka, iri mu mazina ya Mbishimana Jonas, ni email ni mbijojopro@gmail.com, amazina Mbishimana Jonas. Noneho ngiye gusa nkaho ino email ntakiyibuka, sign out, remove account, Jonas, remove it, also remove, also I can remove this one, remove Wimana, also remove it. Okay, this the input account, nta kintu mfite muri konti yanjye, nta email mbese iba kuri computer yanjye ubu ngubu ibaye isugi. Okay, noneho email yanjye ndaje, wenda ntabwo nibuka email nakoze igihe wenda nkora application cyangwa email nakeretinze cyangwa email ndi gushyira ntabwo biri guhura. Ndi gutekereza wenda ko email yanjye ari mbijojo@gmail.com, niyo ndi gushyiramo. Nashyiramo bakambwira ngo could not found your Google account, bivuze ngo iyi konti yanjye ndi gushyiramo ntabwo Google iyifite, bivuze ngo email yanjye ntabwo nyizi. Nze wenda njye muri system, nze hano muri system, muri mifotara recruitment, sign out, login, nindangiza nshaka gukora reset ya password nibagiwe, kiremo ya yindi ya email nari ndi gukoresha mbijojo@gmail.com, nkore submit, bambwire ko user not found, bivuze ngo iriya email ngiye ndi gutekereza ko ariyo email yanjye ntabwo igaragara muri system, bivuze ngo hari indi email yanjye ahubwo nakoresheje uyu munsi ntari kwibuka, ariyo ngiye guhiga, ariyo kintu tugiye kurebaho uyu munsi cyangombwa. Nimba email uri gutekereza atari email yawe, ukaba ujya mu masystem yawe ukoresha menshi cyane bakakubwira ko iyo email atari yo wakoresheje, biraza kugenda gute? Urugero, hahandi mba mfitemo konti, for example SDMS, ngiramo account, nibagiye password, urugero forgot password, ni system ya education, username yanjye kambwira ngo nshyiremo email, nkashyiramo ya email igize, nkakora submit, barambwira ko please enter registered email, bivuze ngo email yanjye na n'ubu ndacyayibagirwa. Mbese email yanjye nakoresheje mu masystem yose, haba muri SDMS, haba muri mifotara n'izindi system mukoresha. System ni nyinshi cyane rwose hano mu gihugu dukoresha, harimo na RDB, ngiramo account, mwibuke ko RDB ariho dukura amatini number y'abantu bikorera cyangwa bakora business cyangwa ama companies. Naho nze kuzamo nge services, nge business company registration, njye hano kuri login nkore forget
kugira ngo nze kuza gushaka password yanjye naba naribagiwe, nkoreshe email ID kiremo ya email nge ndi gutekereza ko ariyo email nakoze mbijojo@gmail.com, nkore submit. Barambwira ko error value doesn't not exist, bivuga ngo iriya username washyizemo ntabwo igaragara, bivuze ngo email yanjye ndi gukoresha ntabwo ariyo. None rero umaze kujya mu system menshi, muri za SDMS, mu za recruitment n'izindi system uri gukoresha, rimwe na rimwe ugasanga email ntibihura, wumvishe ubonye neza bidahura, uraje ngo uhige email yawe ya nyayo. Tayari ubu noneho tugiye kureba bya nyabyo email yanjye ubundi ni iyihe kiyo ndi gushyiramo ahantu hose bari kuyanga. Ndaza hano tuza gukorera email, ubwo abantu batabyibuka cyane kanze nse nk'utangira. Iyo winjiye kuri Google Chrome baguha ahantu ukora sign up cyangwa Gmail, muri hangana. Iyo umaze kuhakanda baguha ahantu ushyira email kugira ngo uze kugira ha password, kandi email yawe twabonye ko utayizi wayibuze, urahita uza ahantu handitse forget email, nurangiza bakubaze telefoni, ushyiramo telefoni wakoresheje igihe wakoraga account. Hari abantu tugira bandika phone number for recover na email for recover, cyangwa telefoni yo kuza izajya ikwibutsa password na email izajya ikwibutsa password. Ku isomo ryabanje imbere, abantu batari buze kubibona baze kureba isomo twabanje gushyiraho mbere, baraza gusanga isomo rijyanye no gukora email, babone ahantu telefoni recover na email recover bijya. Telefoni yanjye rero iyo utibuka telefoni wakoresheje, ukoresha telefoni yawe uzi watunze igihe wakoraga ya email account. Nibutsa abantu benshi ko atari byiza gutunga amatelefoni menshi cyangwa gutunga ama email ahinduranya buri munsi, kuko akenshi biguteza ikibazo. Uba ugomba kuba umuntu uri professionnel, umuntu ufite target, umuntu setting ibintu byiwe, ugira plan. Email yawe ukaba uyizi y'akazi, telefoni yawe ikaba uyizi neza, niyo yapfa ujya kuyiswapa. Vuga ngo phone iri y'akazi ntibigomba kuva ku murongo, iyo uyitaye uhita ujya guswapisha. Hari andi matelefoni tuba tugira wenda duhamagaza inshuti, tugira ute, hari andi ma email tugira twandika ibyo dushaka, ariko email uzi gukoresha muri gahunda z'akazi zo kwiga n'ibindi bintu uzi ko bikomeye, uba ugomba kuzifokasingaho cyane. None wese bangiza ahantu kwandika amazina yanjye, rero mba mbibutse ko niyo uzajya ujya kwandika n'ibindi bintu byose bakubwira ngo first name and last name, ureba ku byangombwa ufite. Mu Rwanda kenshi tureba amarangamuntu cyangwa abanyagihugu, tureba amarangamuntu yacu uko aba yanditse. Ngiye izina ryanjye rihera kuri Mbishimiyimana Jonas, last name ni Jonas, first name ni Mbishimiyimana. Ariko abanditse bikoreza inverse niko abyandika nawe, iyo kundangamuntu bikoze inverse gutyo. Kuri passport nuko. Okay, ukande next. Hano barahita bakwereka ya telefoni twashyizemo cya gihe, bakubwira ngo bagiye gushyiraho message. Nkande send, ndebe kuri telefoni yanjye ko message yaje. Mpamvu nabwiye ngo ya telefoni igomba kuba ari telefoni uhorana, ni nayo telefoni ukoresha ibintu byose. Niyo uri gukora email ugomba kubyibuka. Natwe dutanga ama service, iyo tugeze muri gahunda zo gucreatingira abantu email n'izindi konti, dukoresha ama telefoni yabo bwite kugira ngo anytime bazakenera bino bintu bazabone uko babikora. Turamutse tutakibaho, twarimutse, twaragiye ahandi, batatubona kuri network, bazabona uko babyikorera, kuko ntabwo uri ko buri munsi wa muntu wagufashije kera muzahorana. Niyo mpamvu rero ugomba kujya, niba ujya gutanga service ku bantu, ujye umanza urebe ko ibintu byose bisabwa wakoresheje ibye. Murabona ko nkoresheje code bampaye kuri telefone, bahise bampa email bampaye hano rero yanditseho mbijojopro@gmail.com, mbijojopro@gmail.com. Cya gihe nandikaga mbijojo@gmail.com, poro sinyishyireho. Kandi akantu kose waba wigiye kuri email yo kabara akadomo, niyo bari umubare ntabwo email iba ariyo, mbese ntabwo iba yuzuye. Noneho reka njyewe nkore kopi, nindangiza njye muri za system najyagamo ndebe ko biraza gukunda, sibyo ra? Katuze turebe, mpere muri recruitment, nifotara recruitment, ndangiza njye login, njye reset password, njye hano muri email. Hari n'ahantu tujya tugiye guhindura password yacu kuri mifotara igihe twayibagiwe cyangwa igihe yashaje. Pasting ya email yanjye ya nyayo tumaze kubona turi guhiga email twabuze, nindangiza nkore submit. Tayari murabona ko ibaye check your email successfully.
email yanjye rero ngiyi aho bayizanye, mpite nkora next. Email urabona ko kuyinjiramo byemeye, bagahita bakubaza password. Tubaye tugarukiye hano rino somo kugira ngo ubutaha tuzatangire tubabwira ngo noneho password noneho utayizi. Urugero, nimba ndi gutekereza ko password yanjye ari iyi, nkashyiramo bakambwira ko password yanjye ari wrong cyangwa ari incorrect, ko nakongera nkashyiramo indi password cyangwa nkakanda kuri reset. Ubwo rero ubutaha tuzatureba ese ni gute password noneho twabuze kuri email dushobora kuyibona. Ubu tumaze kubona email yacu twabuze uburyo twayigarura. Ni ukuvuga ngo tujya hamwe handitse forget email, tukamara gukanda forget, tukajya aho badusaba telefone namba yacu twakoresheje dukora email. Mu gihe rero biba byiza yuko ukoresha telefone mudahora uhindagura buri munsi, none ugatekereza telefone wari ufite icyo gihe ukora email bwa mbere ukayishyiramo, bakakubaza amazina yawe ya mbere n'amazina ya kabiri ukayashyiramo. Nababwiye ko akenshi hano mu Rwanda igihe twumva ko izina rya mbere ari Kristo, irya nyuma ari iry'ababyeyi, ariko siko bimeze. Tugendera uko icyangombwa kiba cyanditse. Icyangombwa ni indangamuntu cyangwa passport. Irya mbere ni iribanza, irya kabiri ni irikurikira. Kuri passport ho barabyandika, bakandika first name na last name. Nuko biba bimeze rero, ugendera ku mabwiriza ariko byangombwa, utavuze gusanga irya mbere ngo ni izina ryanditse mu kinyamahanga. Oya, nuko icyangombwa cyawe kiba kibigaragaza. Iyo umaze kubishyiramo bahita bakwereka email ikubaruyeho ku mazina yawe na ya telefone yawe yari kava. Murakoze rero, yari Imbi Jojo hamwe na Ikanikire by Imbi Jojo. Noneho ubutaha tuzatureba uko password wabuze wayigarura. Ushaka kujya ukurikira video zacu wakanda subscribe, waba ushaka kujya umenya igihe cyose dushyiraho video ugakanda n'iyo nzogera igaragaza video nshya dushyizeho cyangwa iyo bita imenyekanisha, kugira ngo buri gihe uko dushyizeho video ujye ubikurikirana. Haramutse ari igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa ikibazo ushaka, ucyandika muri comment kugira ngo ubutaha nituza tuzagikomezeho. Kandi uramutse ukunze video yacu kubona irimo inyigisho zajya zigufasha, wayisharinga kuri bagenzi bawe, nabo bakaba bareba bakaba aribyo bakurikirana kandi bikajya bibafasha mu buzima busanzwe. Naho ubutaha mukomere kandi mukomeze kugubwa neza.